njya mu nzu mfata imyenda ndambara, aranseka aramwe siko ndi wambaye nk'ugiye gusenga. Ndavuga ninapfa mfe neza. Ariko byari mu mugambi w'Imana kuko nibuka ko icyo gitenge cyari igitenge gishyashya cya superi. Narakibanye mu mvura yose. Mu kugenda ko rero ikintu cyambabaje umutima yajyanye n'abana. Abana ndabinginga, afite abana 5 bakuru. Ndabinginga mwe abana mwe mwigenda, abana barananiye baramwe ngo tujye kuranya nyogokuru. Nkora ibishoboka byose biranga kugira ngo mbabuze. Birageje baragenda. Hanyuma mu kugenda babonanye na mukecuru. Bamaze kubonana aravuga ati rero wa mwana we nimwirukanye mugende, ahangaha nubwo mureba mpari ariko mfite abarinzi. Ijambo barambwiye ngo umunsi bazashyingura Habyarimana ngo bazamunyorosa. Yari umukecuru muremure cyane. Bamubonye basa n'abantu bamuzanye ibintu by'uburyarya, baramwishimira cyane, ngo turanezerewe kuba ngo umugore wa Emira akiriho. Hanyuma baravuga ati nubwo umugabo yapfuye wowe bakaba barahashenye, ariko turagushakira ahantu ho kuba hariya mu centre n'abana bafite tubafashirizaho. Bakoresha ayo mayeri, arangije bamubaza amabanga yose arayababwira. Arangije arababwira ngo nsize Fayina, abangira nari ndi mu gihuru, ababwira ukuntu umupasiteri wadufashije muri iyo minsi yose. Hanyuma birangiye urupfu rwe bamushotaguye imigeri, afite indamezi 8. Urwo rupfu rwarambabaje. Bamushotagura imigeri, amakuru atubwira ko yarinze apfa ari imigeri yonyine bakimutera. Ariko ndagenda mpeka umwana umwe, undi ndamwihora aragumya araryama. Ndasohoka, hanyuma tugeze ku muhanda, hari ahantu bugufi bw'umuhanda, abantu benshi nyine baranshungera. Muri uko gushungera rero nibwo abasirikare bavuze bati rero iyi karitsiye yanyu ntacyo mwakoze. Bakajya bareba umuntu gutya kuva ati wowe uri umututsi, bareba undi batura umututsi, mbese babashyira ahantu benshi bati mwese muri abatutsi. Rero iyi karitsiye igomba gukosorwa. Baravuga ati ariko reka tubanze tuvanemo iyi nyenzikazi. Barongera barantambikana, bangejeje hirya gatoya, nibwo umusirikare umwe yavuze ngo tumwice. Undi aravuga ngo oya ntago tumwica kubera ko nge ntinya Bibiliya. Umusirikare avuga ngo nge ntinya Bibiliya. Aravuga ngo nta wamenye by'iyi Bibiliya ngo ntago mwica. Undi ahita avuga ngo noneho madamu ngo tukujyane mu ishyamba, ngo nituvayo ngo acyo tukubaza ngo turagaruka. Nitwa Murekatete Fayina, ntuye mu murenge wa Kigali, mu kagari ka Nyabugogo, mu mudugudu wa Gakoni. Ndi umuvugabutumwa nk'uko bari bamaze kubibabwira. Ndi umubyeyi ufite abana 2 b'abahungu, ariko n'abasore kuko n'abana bavutse mbere ya jenoside. Mufite imyaka 34, undi afite imyaka 30. Banje gushimira Imana yunamuye igihugu cyacu cy'u Rwanda, uyu munsi Abanyarwanda tukaba turiho kandi turiho neza. Imana ishimwe. Shimiye itorero ryacu rya ADEPR ryateguye umwanya mwiza kugira ngo twicara ahangaha, hanyuma tubwire abantu kugira neza kw'Imana, tubwire abantu imbaraga z'Imana, tubwire abantu ko gukira bishoboka, hanyuma umuntu yamara gukira agakiza n'abandi. Navukiye mu murenge wa Mageregere, ariko uyu munsi ntuye mu murenge wa Kigali nk'uko nabibabwiye. Jenoside yabaye maze imyaka 5 n'amezi 7 nubatse urugo. Nari mbyayemo inshuro 3, sibyo ko ntagize amahirwe yo gukomeza nyine kugira abo bana bose. Muri jenoside mo hagati mu minsi twarimo nyine y'uruzerero nk'Abanyarwanda muri rusange, umwana nari mfite w'umukobwa yitabye Imana azize uburwayi butazwi. Urumva nta n'ubuvuzi bwari buriho, hanyuma nsigarana abo ngabo 2. Mu ijoro rero rya jenoside, mu gitondo cyaho nibwo twabyutse muri radio numva ibintu bisamiranye ubirwa byari byo, ariko umugabo nyine ahita ambwira ngo Habyarimana yapfuye. Mu mwanya muto nari nsohotse ngiye hanze ndimo mvugisha abana ibyo tugomba gukora bya mu gitondo, mbona abavandimwe twari dufite bari batuye ku giti cy'inyoni. Abadamu bamwe barabamubyara w'umugabo, mbona barafite imitwaro, barafite abana nyine bahunze. Barambwira bati Fayina uracyari mu rugo, ibintu byakomeye. Ati mubyara w'umugabo wawe amaze gupfa. Bari basize hamaze gupfa mubyara w'umwe. Subira mu nzu ndabimubwira. Arambwira ngo arabona ntaho ubuhungiro buri, ngo reka nimureke yiryamire. Cyo arambwira ati cyo mbona cyaba cyiza
fata abana hanyuma mugende. Yari afite bakuru be babaga haruguru yacu gatoya, ubu ugiye ruguru, hanyuma natwe turaba turi biyo byerekera. Njya mu nzu mfata imyenda ndambara, aranseka aramwe siko ndi wambaye nk'ugiye gusenga. Ndavuga ni napfa mpe neza. Ariko byari mu mugambi w'Imana, kuko nibuka ko icyo gitenge cyari igitenge gishyashya cya superi. Narakibanye mu mvura yose, hanyuma ndokoka ari cyo mfite nkomeza no kukibana. Rero uwo munsi nibwo twavuye mu rugo, ntandukana n'umugabo ko twageze haruguru gataho yarandangiye mu bavandimwe ngo naba ariho njyambe ndi kumwe n'abandi. Hahita haza ibitero bitandukanye, nyine abantu turirukanka dukwira imishwaro dutandukana uwo munsi. Ntabwo twongeye kubona nagiyewe. Aho rero twagerageje guhungira hatandukanye, ibitero byarazaga byazanye ne twagize umugisha ukomeye. Agace twari dutuyemo hari Ikarama, hari abantu bafite umutima muzima. Iyo haza kuboneka abanyarwanda bameze nk'abo, hari kurokoka abantu benshi. Hari hatuye abantu yego, hari interahamwe, ariko hari n'abantu bagifite umutima muzima. Muri ubu buhamya ndimo ntanga, ndumva nashimira umupasiteri witwa Rwagahira Mabere. Yakoze umurimo ukomeye, bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Niwe muntu wagize uruhare kugira ngo uyu munsi mbeho n'abana banjye, kuko yamenyaga ko ibitero bije mu rugo akatujyana mu bihuru. Twajya mu bihuru, ako kana gato nari mfite kari gafite amezi 8, umugore akagasigarana akakararana, yagashyize no kwibera akajya konsa. N'uwo mukuru bakatwikira bakava mu rugo rwabo bakagenda. Hanyuma rero bamenya ko bagiye kuza gusaka mu bihuru bakadukora, tubaho ngaho muri ubwo buzima. Ariko abantu bapfa, abantu benshi cyane. Hari abo twabaga turi kumwe turirenga nk'icumi, wenda twihisha ahantu, hanyuma igitero cyaza bamwe bagakwira imishwaro kwabo abandi ukwabo, bigatuma rero mu wundi mwanya ukurikiyeho numva amakuru avuga ngo barunaka n'abanyiranaka bose barapfuye. Abantu benshi bari batuye muri ako gace twari dutuyemo, n'abari batuye mu gice cya Nyabugogo bari bazamutse bavuga ngo wenda niduhungira hafi y'urusengero twahakirira, kuko urusengero rw'Ikarama rwari rwubatse hariya hafi. Ariko byaranze, hari interahamwe nyinshi zikomeye zihiga abantu barapfa ku bwinshi, ibintu biba bibi. Hanyuma rero umupasiteri giye akomeza kumbaho cyane, akomeza kugerageza ibyo ashoboye byose. Mpamvu mushimiye, yari afite abavandimwe be nabo bari interahamwe batuye ku irembo rye, ariko bakoze ibishoboka byose bahisha abana ku buryo nta muntu wigeze umenya ko abo bana bahari. Iyo babonaga baje, umugore ahita agafata inzira akagenda adafite n'iyo agiye. Hanyuma ndahaba muri icyo gice cy'Ikarama, ariko biza kugera ku munota wa nyuma aho ubona binaniranye burundu. Binanirana rero ukuntu byagenze, nari mfite muramukazi wanjye yari mushiki w'umugabo wanjye. Twarabanaga muri ubwo buzima bwa buri munsi. Pasiteri nyine twese yaratwishingiye. Umunsi umwe ari nijoro aje kutureba tuzaniye igikoma cyo kunywa, aratubwira ati mbazaniye agakuru keza. Tuze kameze gute? Uwo mukecuru nyine wari maboko ari we nyina w'uwo mudamu yarakiriho. Atubwira ati bibi wanyu ariho. Uwo mubyeyi ahita yishima cyane, aravuga ngo mu gitondo arajya kumureba. Pasiteri aratubuza ati ntimugende interahamwe zabafata, ntimuzi isaha zisohokera, ntimuzi n'igihe ziryamira. Hanyuma uwo mudamu mu rukerera rwa 9:15 arambwira ngo Fayise nakwihangana ngiye kureba umubyeyi wanjye. Ahita mubuza, ndamubuza nubwo Polinariya barakwica rwose, wigenda. Arambwira ngo ya ndumva ngiye kureba mama. Mu kugenda ko rero ikintu cyambabaje umutima, yajyanye n'abana. Abana ndabinginga, arafite abana 5 bakuru. Ndabinginga mwabana mwe mwigenda, abana barananira, baramwa ngo tujye kureba nyogokuru. Nkora ibishoboka byose biranga kugira ngo mbabuze. Birageje baragenda. Hanyuma mu kugenda babonanye na mukecuru. Bamaze kubonana aravuga ati rero wa mwana we nimwirukanye mugende, ahangaha nubwo mureba mpari ariko mfite abarinzi. Ijambo barambwiye ngo umunsi bazashyingura Habyarimana ngo bazamunyorosa. Yari umukecuru muremure cyane. Hanyuma rero nimuva ahangaha kuko ubu interahamwe zishinzwe kundinda zigiye kuza kureba ko naramutse. Barahava n'abana. Bakiva mu rugo hari ahantu hari amahuriro y'imihanda, bahageze bahasanga interahamwe, ariko mu bigaragara bari abantu basanzwe baziranye, ari abaturanyi bisanzwe. Bamubonye basa n'abantu bamuzanyeho ibintu by'uburyarya, baramwishimira cyane, ngo turanezere kuba ngo umugore wa Emira akiriho. Hanyuma baravuga ati nubwo umugabo yapfuye wowe bakaba barahashenye, ariko turagushakira ahantu ho kuba hariya mu santere n'abana bafite tubafashirizaho. Bakoresha ayo mayeri, arangije bamubaza amabanga yose arayababwira.
arangije arababwira ngo nsize fayina, abarangira nari ndi mu gihuru, ababwira ukuntu umupasiteri wadufashije muri iyo minsi yose. Hanyuma birangiye urupfu rwe bamushotaguye imigeri afite inda y'amezi 8. Urwo rupfu rwarambabaje, bamushotagura imigeri, amakuru atubwira ko yarinze apfa ari imigeri yonyine bakimutera. Ariko abana 2 batoya barirukanse, babonye batangiye guteranya imigeri bariruka. Bamaze kwirukanka abandi bari bakuru bo bahita babafata intambwe zirafata zibajyana mu ruzi. Hanyuma rero uwo munsi nibwo byambereye bibi cyane kurushaho, ko inkuru yari maze kwamamara cyane. Pasiteri nawe nta kintu yari agifite cyo gukora, ariko tugira umugisha interahamwe ivamo, iragenda ibwira pasiteri ayo makuru yose. Baravuga bati none interahamwe zimanutse zigiye muri cya gihuru. Amakuru atubwira ko amahirwe nagize nuko zageze mu nzira zihura n'abandi bantu. Sinishimiye ko bapfuye, ariko urumva Bibiliya n'igivuga ngo hari igihe Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Batinda rero basa n'abantu barimo kurwana n'abo bantu bashaka kubica, bituma yantera hamwe. Icyo yari maze kubwira pasiteri ko bagiye kuza kundeba, pasiteri aza yirukanka araza nkura mu gihuru. Ngeze mu nzu iwe sanga nyine abantu bose barahuzuye, babuze ikintu cyo gukora. Baravuga ati rero keretse kumujyana akajya kuba mu Kigali. Mu Kigali aho bavugaga ntabwo habaye jenoside cyane, nubwo yahabaye bakica abantu, ariko si cyane nko mu bice byahariya mu kagari ka Nyabugogo, kuko habaga ikigo cya gisirikare. Icyo kigo cya gisirikare rero bishe abantu bamwe ahagana i Muganza epfo. Abasirikare baragenda bahita bavuga ati umuntu wongera kwicana natwe turamwica. Bari abakristo abo basirikare babaga aho ngaho, bituma hataba ubwicanyi bukomeye cyane nk'uko ahandi byagenze. Mu buryo bwo kunjyanayo batangiye kuvuga bati turebe ukuntu twamujyana. Interamwe ziba zizamutse zivuye aho narindi bambuze, bahita bamfata vuba vuba, sinzi urundi rugo banjyanyemo baronshyiramo, bavuga bati reka nibura tube tumuhisha ahangaha hanyuma turebe uburyo twazamujyana. Kujya mu Kigali byaragoranye birananirana, kuko nta nzira nimwe yari hari bagomba kunyuzamo, barindira ko hazabaho wenda kugwa kw'imvura. Hanyuma rero hari umunsi umwe haguye imvura iguye nyine, hari umupolisi wakoraga muri Nyarugenge, bikiri komine Nyarugenge, araza aramfata antwara muri iyo mvura aranjyana. Ariko ngenda ntajyanye abana, ko twamanutse tugiye kureba abana. Bamaze kubona ko iyo nkuru yasakaye gutyo, uwo mudamu abana arabafata. Hari undi mukeba wanjye wari uhari, wari utari wapfa, umugabo yari amaze gupfa ariko wakiriho, ngo aza kumenya iyo nkuru aza gutwara abo bana. Aje kubatwara rero banga kubamwima, aravuga ati twe kumutera umubabaro. Aravuga ati byari byose Fayina yapfuye, nimuduha abana bacu. Babuze uko babigenza barabamuha. Noneho mu kugiye gufata abana, nanjye mvuga nti sindi bugende ntajyanye abana banjye. Mageze nsanga nabo bongeye bahunze. Umunsi wambereye mubi, mba umubabaro mwinshi. Ndavuga ngo kugira ngo ngende ntajyanye abana banjye, ndicara ku itongo ryanjye kugeza igihe bari buze bakanyica, cyangwa se mu kimwe munyemere dukurikirane tuye gushaka ahantu abo babyeyi bagiye bampa abana banjye. Hanyuma uwo mupolisi arambwira ati rero Fayina ihangane, gupfa k'umuntu ni umunota umwe, nibura uwo kubaho nyemerera nkujyana abana ndajya kubakuzanira. Urabazana se uramenya bariya? Ati ndasigara nshakisha amakuru. Igihe tukirimo dusigana, interamwe ziba ziraje. Urugo rwanjye ni urugo rwashenywe mbere, ko rwari rurimo ubutunzi. Bavuga bati nta handi hantu umuntu yajya gukura ibintu keretse kwa Karangwa. Bahashenye rero mbere. Hanyuma nibwo nageze aho nyine ndabyakira, turazamuka turagenda, agenda anyuza mu ntoki, imvura itunyagira, ariko mbona ngejeje aho yagombaga kunjyana. Rwa rugo rumwe bari batekereje kunjyanamo, rwa rugo umusaza mama yari atuyemo, ariko nabo urumva barabahigaga. Hanyuma rero tuhageze, namaze iminsi 2 ntarabona abana, mfite umubabaro mwinshi. Ariko Imana iza gukoresha abantu, bagenda bashakisha aho abo babyeyi baba bari, baza kubageraho. Babagezeho baravuga ati rero ntabwo dushobora kubaha abana bacu, turabizi ko Fayina yapfuye, ntabwo turi bubahe abana. Baravuga ati nimugende muzane ikimenyetso cy'uko ariho. Ubwo nabwo ibindi bibazo nyine ababyeyi barabimana. Ariko byageze hagati baraza, nari narahunganye Bibiliya, mpungana n'irangamuntu yari iri muri Bibiliya. Noneho baje kubera ko iyo Bibiliya uwo mudamu yarayize, ndayimuhereza uwo mukobwa wari uje kundeba, mushyiriye Bibiliya, arabizi neza iyi Bibiliya arayize, nugerayo arabyemera. Natabyemera muri Bibiliya harimo akarangamuntu kanjye ukamushye. Cyokora bageze baravuga ati byari byo byose tukuzi nk'umurokore, ntabwo watubeshya. Hanyuma rero bamuhaye abana, barabazamukana barabanzanira, basigarana umwe muri bo wari mukuru,
bavuga bati ntago abana bangahe bose yazanabashobora, umwe baramusigarana nta kibazo, ariko abo babiri bandi barabanzanira. Hanyuma rero urwo rugo nabayemo narubayemo, ariko nabwo ntabwo byambereye byiza kuko inkuru yarongera iramenyekana. Ariko imenyekana nyine hari umuntu wari utanze amakuru avuga ko ari aho ngaho mba muri urwo rugo. Bigeze mu masaha y'umugoroba nari mamaze nk'ibyumweru nka 2, umunsi umwe numva ibintu by'ibikweto, ndavuga nti byari byose ubu ni abasirikare, numvaga ari inkweto za gisirikare. Sohoka mu nzu, numva muri nge hajemo gusohoka, mpita nsohoka mera nk'umuntu uri mu mirimo yo mu rugo, nca kuri nyir'urugo yicaye ku muryango n'umugore we, njya mu gikoni. Abasirikare babaraje baramubaza ngo wa mugabo we, turashaka inyenzi ziri muri iyi nzu. Umugabo ati ngiri iyi nzu rwose, usibye abana 2 barimo baryamye batoya, nta nyenzi zihari. Bati sugira abagore 2, avuga ati mfite umugore umwe. Bati utari wawe no wowe. Aravuga ati nuriya mudamu uri mu gikoni, ariko ni mwishwa wanjye, jenoside yabaye arahabura hananyura ngo atahe. Bati niwe twashakaga ko twari tubizi ko ahari. Baramubwira ati ngwino. Ndagenda mpeka umwana umwe, undi ndamwihorera agumya araryama. Ndasohoka, hanyuma tugeze ku muhanda, hari ahantu bugufi bw'umuhanda, abantu benshi nyine baranshungera. Muri uko gushungera rero nibwo abasirikare bavuze bati rero iyi karitsiye yanyu ntacyo mwakoze. Bakajya bareba umuntu gutya kuva ati wowe uri umututsi, bareba undi batura umututsi, mbese babashyira ahantu benshi bati mwese muri abatutsi. Rero iyi karitsiye igomba gukosorwa. Baravuga ati ariko reka tubanze tuvanemo iyi nyenzi kazi. Barongera barantambikana, bangejeje hirya gatoya, nibwo umusirikare umwe yavuze ngo tumwice. Undi aravuga ngo oya ntabwo tumwica, kubera ko nge ntinya Bibiliya. Umusirikare avuga ngo nge ntinya Bibiliya. Aravuga ngo nta wamenye iby'iyi Bibiliya ngo ntabwo mwica. Undi ahita avuga ngo noneho madamu ngwino ngo tukujyane mu ishyamba, ngo nituvayo ngo acyo tukubaza ngo turagaruka. Mutima uhita umbwira ngo nima kujyana mu ishyamba barakora ibiki. Mpita nicara hasi, bavuga ijambo rikomeye bavuga ngo dore agasuzuguro k'inyenzi. Ndihangana ceceka ndabihorera. Hanyuma birangije, mu gihe bakirimo gusigana avuga ngo ariko wabirangije ubundi gutegereje icyo umwabwira undi ngo wabirangije, undi nawe ngo wabirangije. Bahita bahamagara, bahise bazamuka birukanka. Uwo munsi nawo ndawurokotse gutyo, ariko inkuru irongera iramamara isubira ikarama iyo nawe naraturutse ko fayina kiriho. Byabaye birebire rero uwo munsi nawo mbera mubi, kuko barambwiye bati rero ubu gisigaye ni ukuva muri uru rugo tukareba ahandi hantu twakujyana. Ndavuga nta handi hantu ndi bujye, singiye kujya nk'umpora nteza ibibazo abantu rwose, nimba bihore nibaza nibashaka bananyishe, ariko nta handi hantu njya. Ariko kuko Imana ifite umugambi w'uko uyu munsi nzaba ndimo kuvuga kugira neza kw'Imana, byabaye ngombwa ko bamfasha. Abasore 2 bari abarokore bajyaga baza gusengera hariya nyine mu rusengero rw'ikarama. Hanyuma baraza barambwira ati rero aho kugira ngo upfe twemere tukujyane iwacu. Ndababwira nti oya nta hantu ndi bujye, ahubwo umuntu wamfasha n'uwansubiza ikarama aho naturutse, nkayoboza nkamenya ahantu mukeba wanjye ari na muramukazi wanjye nari ngifite icyo gihe, hanyuma nkagenda nkabana nabo tukazapfana. Barambishe nyine barambwira ati turi bukujyane ku kagoroba. Mu mugoroba rero uwo muhungu yaraje, umwe muri bo azana bashiki be 2 baheka abana, turangije baranjyana. Ariko mbona turazamutse, siko tuzamuka barambwira ngo niyo nzira, ni ukugenda abantu bajijisha nyine ntabwo bamenya interamwe ziba ziri. Baranjyanye bangejeje ruguru gatoya, mbona banambikanye banjyana mu rugo rwabo. Urwo rugo narubayemo, hanyuma jenoside irangira ariho ndi. Imana igira inzira zo gutabara abantu bayo. Jenoside yarangiye ndi muri urwo rugo. Jenoside irangiye nagize imibabaro myinshi, kuko nahise nihutira cyane gushakisha amakuru. Vuga n'ibyo byose iwacu nagiraga umuryango munini waho mvuka, buriya abantu barahari. Hanyuma tubarijije bakatubwira ati babajyanye mu ruzi, abandi byagenze gutya, papa bamwiciye mu nzu yanze guhunga, avuga ngo yarayubakiye nta buhungiro buri, mama bamujyanye mu ruzi n'abandi bana. Mbese inkuru barazimbwa, ariko numva sindimo kubyuma, navuga ngo nzaruhuka aruko ngiye kureba. Ngezeyo rero bampa amakuru neza, baramubwira bati nta muntu w'iwanyu warokotse keretse umwana umwe mutoya, namurushaga imyaka 15. Hanyuma nyuma yaho rero nibwo naje kubona uwo mukobwa, araza nyine tubana aho ngaho muri urwo rugo. Ariko byageze aho tubona kuba mu rugo rwaduhishe gutyo, hanyuma tubona bitazakunda, turavuga ngo reka tujye kubana n'umukecuru wari nyogokuru. Uwo mukecuru wari nyogokuru twaramusanze turabana, ariko muri njye yaravuze ngo mwisi ntaho. Twahura n'ibibazo byinshi bikomeye, kugera ku rwego uwo mwana we yambwiye ati gese nshoboye kuba hase ndi umurokore ngo ndihanganye nkawe, jyewe ndigendeye.
yafashe inzira rero nyine ndamuganiriza ngo tugumane twihangane biramunanira ajya kwishakira, ariko uyu munsi ni umugore afite urugo afite n'abana. Ndabishimira Imana nabyo ko yamufashije nawe ikamurokora tukaba turi kumwe ntari jyenyine. Hanyuma rero muri ubwo buzima bwo kuba umukecuru narahabaye bingoye, ariko Imana yari yarampaye ikintu gikomeye cyo gusenga muri jye, nkomeza kubaho nsenga. Numvaga umubabaro mfite n'agahinda mfite ko ibyabaye, maze kumenya ko iwacu bose bapfuye naho nashakiye nabo bose barapfuye. Ndavuga ngo ikintu cyabimara ni ugusenga gusa, nkareba ko nagira imbaraga zizanshoboza kurinda ubugingo bwanjye ngo butangirika muri iyo mibabaro, ndebe ko nazigira mu ijuru. Numvaga aricyo cyonyine, ibyiringiro byo kubaho numvaga byo nta bihari, navuga byari byo byose. Nubwo jenoside irangiye, ariko urupfu, inzara izanyica, nkibaza nzakora iki, nkumva nta kintu nzashobora gukora, se ninde uzanyitaho, nkumva ntawe uhari. Ariko ndashaka kubwira abantu banyumva ko Imana ifite abantu, Imana ifite abantu, Imana ifite umuryango mugari yampaye abantu. Uyu munsi sinamenya ngo nashimira nde nkareka nde, kuko abantu bose bagize uruhare rwacu mu buzima njye n'abana kugeza kuri uyu munsi. Rero nyuma muri iyo myaka igera muri 14, mu myaka igera kuri 14 niho itorero ryangiriye icyizere rimpa uyu murimo w'ubuvugabutumwa. Numva nabyo byabaye nk'ibingora kubera ubuzima nari ndimo, ariko kuko nari mbizi neza aho biturutse, nari mbizi neza aho bivuye, ndabyakira. Ndashimira Imana ko guhera muri 2007 kugeza kuri uyu munsi Imana yandindiye mu murimo wayo, kandi nkaba numva ndi umukristo. Mbishimiye Imana, ntago ari imbaraga si amaboko si ubwenge, ahubwo ni Imana yabikoze. Ikindi kintu numva nongera gushimira Imana, abo bana muri ubwo buzima bwanjye ntari nshoboye naragerageje, ariko ni nayo mpamvu ijambo ry'ubudaheranwa batubwiye umuntu aba agomba gukora, ukagerageza. Imana aho yaguhera umugisha nta muntu uhamenya. Naracuruje birananira, ndahinga byo nkabishobora, ariko urumva guhinga kuboko kwanjye nabyo ntibyakundaga kubona wenda nabona umusaruro watunga abana, wenda ngusagurire n'isoko. Nagerageje kwiga imashini ndi umukecuru, ndabivugira kugira ngo abantu bagerageze gukora kugira ngo babeho be guheranwa n'agahinda. Ariko muri ibyo byose Imana ikagenda ifasha kugeza kuri uyu munsi. Nta mwana wibye, nta mwana wasabirije, nanjye umwanjye sinigeze nitesha agaciro. Nakomeje kwiyubaha, nkomeza kwiyubaka kugeza kuri uyu munsi turiho n'abana, kandi mbona tuguwe neza. Abana rero Imana yaradufashije bariga, umukuru yize ibintu bya mekanike, hanyuma umutoya nawe yarize arangiza kaminuza. Ubu turaho mu rugo, kandi mbona nabo bari mu nzu y'Imana bakorera Imana, nabyo numva ari igitangaza gikomeye. Muri ubwo buzima rero bw'iyo myaka namaze imyaka igera muri 19 makuru uwo mukecuru ntafite ahantu ho kuba. 2012 nza kwisa n'umuntu ugenda wisuganya gake gake, mbona akabanza gatoya, abantu babimenye baza kumfasha kugira ngo twubake. Muri uko kubaka rero nahuye n'ikibazo gikomeye nacyo cyababaje umutima wanjye. Twubatse dufite icyangombwa, ariko nyuma cyitwaga icyangombwa cyo kuremera umuturage, ko cyari icyangombwa nyine nahawe n'ubuyobozi, ariko haza kuba nyine umwuka ntamenya niba n'uwa Satani, umwuka wa Satani. Baravuga ati nta kuntu umuntu w'umupfakazi yakubaka inzu ingana nka kuriya. Irasenywa, ariko ishenywe ubuyobozi dufite bwiza burabikurikirana. Urwego rwayishenye, ubuyobozi buri hejuru bwarakurikiranye kugeza ko ikibazo cyaje gikemuka bampaye indi nzu nziza hariya muri uwo mudugudu nababwiye wa Gakoni. Ubu niho ntuye. Aho ntabwo nabura gushimira Imana yabikoze gutyo ikoresheje ubuyobozi. Dufite ubuyobozi bwiza bwita ku baturage, nabyo mbishimiye Imana. Hanyuma maze kugera mu buzima navuga ngo bwo kubakwa n'Imana, n'igihugu kidufashije, abana bamaze gukura, ndi naho ngaho nyine mu nzu, naje kumenya inyigisho zingizi itorero ryacu zirimo zigisha abantu z'isanamitima. 2019 njya mu isanamitima, hanyuma njya mu mahugurwa abereye Muhanga. Ngezeyo nimenyaho ikintu ntari nzi. Numvaga ndi muzima, numvaga narababariye abantu, numvaga Imana yanshyize mu mutima w'imbabazi, ariko mfite uburwayi bwanjye ntazi ku giti cyanjye. Icyunamo cyabaga nk'uko sinashaka kumva radiyo. Mu buzima bwanjye bwose numvise radiyo uhereye muri 2020. Indi myaka yose sinashakaga radiyo, televiziyo sinashoboraga kuyireba, aho imibiri yabonetse sinashobora kujya gutabara. Mbese nari mfite ihungabana ntazi, ariko nkumva nta kintu simbimenye ko ririmo. Hanyuma rezo nyigisho maze kuziga, nibwo nahise nanjye numva muri gihe hari ibintu bihindutse kandi bikomeye. Navuyeyo numva aho imibiri yabonetse najya gushyingura, hanyuma aho abantu
bagiye ku kiriyo bambe kumucyunamo nk'uko nguko nkumva najya mu biganiro nk'abandi ntangira kubijyamo ntangira kubibamo. Ikindi kintu nakuyemo gikomeye, Imana yampaye imbaraga muri uwo mutima w'imbabazi nari mfite, ariko yampaye imbaraga noneho zo kwinjira, kuko nari maze kwigishwa ibintu bigendanye n'iryo sanamitima, menya ko abantu barwaye. Ndavuga ngo ubu buvuzi muri nge, izi nyigisho bampaye uyu mutima wawe nkwiriye nanjye kuwuha abandi. Twatangiranye rero n'abamahoro abangaba mu murenge wacu wa Kigali n'ubuyobozi bwacu bwa paruwase, tujya ahantu mu murenge wacu nyine wa Kigali, ahantu ku kagari ka Mwendo na Rwesero, twakora izi nyigisho z'isanamitima. Uyu munsi dufite itsinda ryiza ry'abarokotse, hanyuma riri kumwe n'itsinda ry'abafunguwe basabanye n'imbabazi ku mugaragaro. Kandi abo bantu iyo barebye wumva umuntu yumva aguwe neza, kuko baratubwiye abo bafunguwe, baratubwira ngo bo bakimara gufungurwa bumvaga baba mu mazu yabo, ntibagere mu bantu ko baga bafite ipfunwe rikomeye. Abacitse ku icumu nabo baravuga ati twumvaga tutashaka kubareba, ariko uyu munsi babanye neza, barasurana, batahirana ubukwe, baratabarana, mbese ni ibintu byiza cyane. Muri icyo gihe rero nabonye Imana inkoramo ibitangaza bikomeye. 2018 twigeze tubona umubiri wa murumuna wanjye turawushingura, ko mu bintu byambabazaga ntabwo twari twagize tubona umubiri ngo tugire n'umuntu n'umwe wacu dushingura bikambabaza. 2018 tubona umubiri w'umwana mutoya turamushingura. Hanyuma 2019 nabwo twagize amahirwe yo kumenya ahantu papa yarari, kuko yari bamwiciye mu nzu, ariko umuntu wari wamushinguye agira ubwoba bwo kuvuga ahantu aherere kugira ngo tumushingure. Ariko nyuma hamwe no gusenga Imana imukorera ku mutima, arahaturangira, turamushingura. Icyo cyanyomoreye umutima. Muri 2022 mu kwezi kwa 10 abana turicara barambwa ati rero mama, urupfu rwa papa wabo yapfuye jenoside isa n'iyenda kurangira, kuko yabayeho nawe yihishahisha ahantu hatandukanye. Hari n'umugabo umwe w'interahamwe ikomeye cyane witwa Setiba, abantu benshi baramuzi, ariko yamubitse mu nzu bamaramo hafi ukwezi kose, ariko igihe cyo gupfa k'umuntu iyo cyageze nta muntu ugitangira. Rimwe rero azamukaje muri quartier aho twari dutuye, hageze ahurira n'interahamwe, ziragenda ziramwicaza aho ngaho muri quartier. Umuntu umwe mu bamwishe, abana baranyicaje muri 2022 mu kwezi kwa 10, arambwa ati mama, dufite ikibazo twumva dushaka gukemura, kimeze gute? Barambwira bati dufite umuntu wishe papa, turahura tukabona afite ipfunwe rikomeye, nubwo watanze imbabazi muri rusange, ariko dukwiriye kumwicaza tukamubwira ko tumubabariye. Hanyuma tubijyaho inama, tubishakira inzira. Ntabwo byoroshye, nimwumva mbivuga mutya ntimugire n'urugendo rurerure. Murumva guhera mu kwezi kwa 10 twamuhaye imbabazi mu kwa mbere, tukibaza inzira bizacamo, twarazibuze. Uyu munsi tukumva twayibonye, ejo byarangiye tukavuga ngo iyi nzira nayo izamugora cyangwa se natwe izatugora. Ariko bambe mu kwezi kwa mbere kwa 2022 nibwo twamuhamagaye, duhura nawe ahantu, je n'umwana umwe kuko ndadahari, turamwicaza, turamuganiriza, turamubwira ngo turashaka kuguha imbabazi ku mugaragaro, atari bya bindi we nabyo muri gacaca muri rusange, we ku giti cyawe turashaka kuguha imbabazi. Aravuga ngo muhore ikintu gikomeye, kuko ngiyewe byari byarananiye kubegera. Rero dufite umuti wakiza abandi. Niyo mpamvu numva ashaka kubwira abanyumva bose ko dukwiriye gufashanya kugira ngo igihugu cyacu gikire. Aratubwira ati buriya nubwo mwabonaga tweze tugira igihe kimwe umukecuru twabonaga arapfa 2014 aza kudutabara, bya bindi byo muri rusange, ariko gutinyuka kuba yaza mu rugo ntiyabishoboraga. Iyo mibiri yose twashyinguye yarazaga, ariko ntiyashoboraga kuba yagera muri twe ngo agere nko mu rugo wenyine aze wenda adusure. Hanyuma rero muri uko kwezi twamuhayemo imbabazi, nibwo mu kwezi kwa 2 twamuhaye imbabazi. Mu kwa mbere, mu kwa 2 umubiri w'umutware wanjye wari warabuze burundu, kandi ahantu yiciwe hari hazwi, iruhande rwaho twari dutuye. Abamwishe urumva bari bahari, ariko berekanaga hatariho. Turashakisha turamubura burundu. Ariko mu kwezi kwa 2 tugira umugisha ukomeye, umuntu umwe waroje kwiyubakira etage, barimo bakora amakorone bagwa ku mubiri w'umuntu, bahita bahamagara abantu, baravuga bati mwikirwa mushakisha uyu muntu ni Theoneste Karangwa, umugabo wa Fayina, kuko niwe muntu wiciwe muri aka gace arabura burundu, kandi ibimenyetso biragaragara. Tugira umugisha dusanga rero niwe. Hanyuma mu kwezi kwa 3 turamushyingura. Ibyo nabyo biruhura umutima wanjye. Mu kubona uwo mubiri rero wabonetse, nari maze hese ndimo kujya guhingira aba bantu bafunguwe. Twagiye gukora ibikorwa byo kujya kubahingisha muri ubu bumwe bwacu nyine dufitanye nabo mu biganiro twari twaragiye tubaha by'isanamitima. Umunsi umwe nagiye guhingira umwe muri abo bantu,
maze kubona umubiri numva ngize ikibazo gikomeye ndasubiye inkuru kuko ndayibwira aba bantu bafunguwe barayakira bate ubuse ndabigenza numva ndacecetse ariko bigeze aho numva nane kuzabibwirwa n'abandi kandi ninjye mwarimu wabo numva sibyo mpita mpamagara mu nka babiri muri bo ndabibabwira ubwo barangije kubyumva nibo bahise babwira Amahoro barakize dufite umuti wakiza abantu rwose abanyarwanda nimugerageze imbabazi tuzitange n'abandi kandi nabo nibazisabe nabyo biraruhura barokotse hanyuma babwira Amahoro amwe tuba dushaka kujya kureba mwarimu tukamufata mu mugongo baraje rero baradusura muri iyo minsi twamaze y'ukwezi kose tuba mu rugo kukiri dutegereje kuzakingura uwo mubiri no mwitabaro bari bahari ubu rero ndimo kubwira abanyarwanda ko kubana birashoboka hagati y'abiciye abantu n'abiciwe birashoboka ariko ni urugendo rutoroshye umuntu ashobozwa n'Imana ariko no mu ruhande rwacu nk'abanyarwanda burya byakunda nsoje rero nshimira Imana yabanye nanjye iramfasha busimira buhindura indindira mu murimo wayo n'abandi bahubuzima ibahagakiza hanyuma kandi nshoje mbwira abanyarwanda ko imbabazi zihari abantu turazifite abantu nabo kandi nibasaba imbabazi bazihabwe kuko nazo ntago zibuze turabashimiye mwese Imana ibahe umugisha turashimira itorero ryacu rya ADEPR turashimira igihugu cyacu Imana ikomeze kubaho umugisha mwese shoje mbashimira murakoze kandi numva nabwira abantu ngo nibinjire mu biganiro by'isanamitima bifite icyo bimaze murakoze